nubwo yabivuga ariko twemeranya ko kuba hari rimwe gusa rikaba ingirakamaro bitewe n'umusanzu watanze ubwo wabasha kuva mu nguni imwe ukajya mu yindi. Lionel Messi ubwo yasezeraga ikipe ya FC Barcelona niwe watangaje ko atabasha gusubiza ibihe inyuma ngo yihorere ku bihe yagiriye mu ikipe ya FC Barcelona, ari nako nta muntu wabasha gusubiza ibihe inyuma ngo twongere tubone Ambasaderi Joseph Habineza atuzanira Samuel Eto'o na Didier Drogba i Kigali ku manywa y'ihangu. Ambasaderi Joe Habineza, inshuti y'urubyiruko, umugabo waranzwe n'ibyishimo akayobora urwenya aho yabaga ari hose, umuhanga mu by'ikoranabuhanga. Ambasaderi Joe Habineza yabonye izuba tariki 3 Ukwakira 1964, avukira muri segiteri Kayenzi ho mu karere ka Kamonyi. Joe yabyawe n'utumwe bahutu Jean ndetse na nyina Nzabonitegeka Ziripa. Habura iminsi 13 gusa ngo Ambasaderi Joseph Habineza, inshuti y'urubyiruko, yizihiza isabukuru y'imyaka 57 ibonye izuba, nibwo mu gihugu cya Kenya haturutse inkuru ivuga ko Ambasaderi Joe Habineza ahumetse umwuka wa nyuma azize uburwayi, aho yari amaze iminsi igera kuri 2 ashyizwe mu bitaro. Ubwo yari umunyeshuri muri kaminuza, Ambasaderi Joe Habineza yabonye akazi mu cyahoze ari Electrogaz, aho yahembwaga 27 by'amanyarwanda. Muri icyo gihe Ambasaderi Joseph Habineza yabaga mu ikipe ya Electrogaz Volleyball Club, aho yakinaga n'abakinnyi barimo Antoine Sebarinda, Kagabo, Sosten, Karirima Aimable, Budandi, Kayumba, Nkusi Gerard, abo bose bakaba baratozwaga n'uwo bita Jean Paul. Nyuma yaho Ambasaderi Joseph Habineza yaje kubona imirimo mishya tariki 21 Ukuboza 1989, aho yari ashinzwe ubugenzuzi bwa gahunda muri Bralirwa, akazi yakoze mu gihe kingana n'imyaka 2 nabyo ntuzabyibagirwa. Nyuma yaje kuzamurwa mu ntera mu 1991 kugeza mu 1994. Ambasaderi Joseph Habineza yari ashinzwe ishami ry'ikoranabuhanga muri Bralirwa, ari nako mu 1994 yabaye umuyobozi wungirije mu ishyamba ry'umukino w'amaboko wa volleyball mu Rwanda. Ibijyanye n'iminywere ntago yabigiye kure, kuko nubwo ari umuyobozi wungirije muri FRVB yari n'umukozi wa Heineken i Kinshasa muri Congo kugeza mu 1998. naho yaje kwava muri Nzeri yerekeza muri Nigeria, naho yari umuyobozi ushinzwe ikoranabuhanga muri Heineken. Ntuzabyibagirwe, Abanyarwanda, Abaturarwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda bamenye Ambasaderi Joseph Habineza nk'inshuti y'urubyiruko mu 2004 ubwo yagirwaga Minisitiri umuco na siporo, umwanya yamazeho imyaka isaga 6, ko muri Gashyantare 2011 aribwo yavuye kuri izi nshingano. Byanatumye muri uwo mwaka agirwa Ambasaderi w'u Rwanda muri Nigeria, naho iyi mirimo yiva mu 2014. Muri uwo mwaka Ambasaderi Joe Habineza yagarutse mu nshingano ze yari amenyereyeho, aho yagizwe Minisitiri w'umuco na siporo, ariko ntiyatinda kuko uyu mwanya wamazeho iminsi 183. Twese riba n'iherezo rya Ambasaderi Joseph Habineza muri guverinoma. Ntuzabyibagirwe, 2016 Joe Habineza, inshuti y'urubyiruko, yatangiye kwikorera ku giti cye, aho yatangiye gukora amakaroni yitwaga Pasta Joe yakorwa n'uruganda rwo muri Misiri. Mu 2019 Ambasaderi Joseph Habineza yagizwe umuyobozi mukuru wa Radiant Yacu Limited, ava muri izo nshingano mu 2020. Nabyo ntabwo ukwiye kubyibagirwa. Ambasaderi Joseph Habineza, bimwe mu byo yibukirwaho ni ukuzana abakinnyi b'ibirangirire mu Rwanda, harimo Didier Drogba, Samuel Eto'o, Yaya Toure na Kolo Toure. Icyo gihe Habineza agomba kuzana abana bakinnyi, kandi mu minsi y'imibyizi ibintu byari bigoye, kuko guhuriza hamwe abakinnyi barenga 5 kandi bakina i Burayi byari ibintu bigoye cyane. Gusa byaje kurangira bigezeho. Icyo gihe Perezida wa Repubulika Paul Kagame yari yamusezeranyije ko azakora igishoboka cyose kugira ngo abana bakinnyi bahagere, ariko Joe Habineza biza kumugora, ko yabonaga indege akabura umupilote, yabona umupilote akabura indege, biramucanga kuko abana bakinnyi bari baje muri Afurika ariko mu bice bitandukanye. Samuel Eto'o ari muri Cote d'Ivoire, Didier Drogba ndetse na Yaya Toure bari muri Burkina Faso, Dagobert Song ndetse na Benjamin Chitap, aba bose bari muri Cameroon. Bivuze ko bagombaga guhurira mu bihugu bitatu bahujwe n'indege imwe kugira ngo bagere i Kigali. Bafashe urugendo ruza mu Rwanda ariko wa mbere, kandi nawo umunsi w'umukino nyakubahwa Perezida wa Repubulika yageze kuri stade indege itarururuka ku butaka bw'u Rwanda. Ihurizo rikomeye kuri Joseph Habineza watekereza ko ashobora kuba agiye kubeshya umukuru w'igihugu. Gusa byaje kugenda neza, indege irururuka, abakinnyi baraza barakina, umukino urarangira. Ntawe uzibagirwa uno munsi, uno mugoroba ku manywa y'hangu, u Rwanda rubona ibirangirire bigera kuri 5 i Kigali. Ambasaderi Joseph Habineza, inshuti y'urubyiruko, yitabye Imana nyuma yo kwizihiza isabukuru y'imyaka 33 amaze arushinze. Ambasaderi Mr. Joe Habineza, inshuti y'urubyiruko, Imana imwakire mu bayo. Sport Center irakomeza.